ndavuze ngo ntuzigere na rimwe wigisha umugabo uko yakubera umugabo. Mbisubiremo, ntuzigishe umugabo uko yakubera umugabo. Hari ikintu abagore benshi bakora bafite umutima mwiza, ariko amaherezo ugasanga kirababaza cyangwa se kizabarushaho kubababariza ubuzima. Abenshi bagerageza kwigisha abagabo babo uko babakunda, uko babitaho, uko babubaha ndetse yewe n'uko bababera abagabo beza. Ariko iki kintu kigira ingaruka kuri buri mugore wese, by'umwihariko ugerageje kugikora. Ukuri gusharira ngiye kukubwira ni uku nguku: ntushobora kwigisha umuntu kuba uwo adashaka kuba. Niba umuntu agukunda by'ukuri, azashaka kwiga ibyo ukeneye. Niba atabishaka, amagambo yawe ntashobora kumara imyaka yose ngo amuhindure. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu udakwiye guhora wigisha umugabo uko yakubera umugabo. Iri ni ikosa, ni sakirirego. Nubwo abantu benshi babikora bazi ngo ni umutima w'impuhwe bafite cyangwa se bagiriye abagabo babo. Umugabo ukuze, umugabo uzi icyo ashaka, amenya inshingano ze. Iyi ni impamvu ya mbere. Iyo umuntu ageze mu rwego rwo kuba umugabo, aba azi ibintu by'ibanze bikenewe mu mubano we. Aba azi ko agomba kubaha, ari ingenzi. Aba azi ko kukuvugisha ari ingenzi. Aba azi ko kwita ku wo akunda ari ingenzi n'ibindi byinshi bitandukanye. Iyo ugomba rero uhora umwibutsa buri kintu nk'umwarimu mu ishuri, ikibazo kiba cyatangiye. Ikibazo si uko atazi ibyo byose, akenshi ikibazo ni uko atabiha agaciro. Hari abantu bashyira itandukaniro hagati yo kutamenya no kutabyitaho, ariko iryo tandukaniro ntibaryumve. Hari ukutamenya, hari no kutita ku bintu. Umuntu ugeze muri iki kigero turi kuvuga, wafashe umwanzuro wo gushaka, wo kugira urugo, aba afite ikibazo cyo kutabyitaho, si ikibazo cyo kutamenya. Reka turebe impamvu ya kabiri. Ntabwo urukundo rugomba kuba umushinga wo guhindura umuntu. Abantu benshi binjira mu rukundo bavuga bati, nzagenda mubwira buhoro buhoro azahinduka, ariko imyaka igashira ntagihinduka. Ukuri ni uko abantu bahinduka iyo bo ubwabo babishatse. Ntushobora gukurura umuntu umujyana mu ntsinzi mu gihe we adashaka kugenda. Urukundo ni rwiza, ariko urukundo ni urwubaka abantu babiri bamaze gufata icyemezo cyo gukura. Ntabwo ari urwo umwe aba ashaka gukiza undi. Reka turebe impamvu ya gatatu. Guhora wigisha umuntu binagutesha agaciro nawe ubwawe. Iyo buri gihe usobanura impamvu agomba kuguhamagara, kukubaha cyane, kugufata neza, uba utangiye gusaba ibintu wagakwiye kuba ubona bisanzwe byizana. Buhoro buhoro wisanga uri gusaba attention cyangwa se kwitabwaho, uri gusaba urukundo, uri gusaba icyubahiro. Nyamara ibintu nk'ibi ntibikwiye gusabwa buri munsi. Umuntu ugukunda by'ukuri abikora nk'aho ari ibintu bimurimo, ntabwo abikora nk'agahato, ntabwo abikora kubera ko abyibukijwe. Icyo kintu ujye uhora iteka ukiba. Reka turebe rero ku mwanya wa kane twihuse. Ku mwanya wa kane w'impamvu utagomba gusaba umugabo ko yaba umugabo nk'uko bishaka: ibikorwa biruta amagambo. Umuntu ashobora kukwemerera ibintu byinshi, akakubwira ati nzahinduka, nzagerageza, mbabarira sinzongera, ariko ikibazo si amagambo, ikibazo ni ibikorwa. Niba amagambo ahora ari amwe, imyitwarire idahinduka, uba ufite igisubizo cyawe. Ntukarebe ibyo avuga, reba ibyo akora. Ngiye kukubwira indi mpamvu ya gatanu utagomba kuzigera na rimwe ubwira umugabo cyangwa se ushaka kwigisha umugabo uko yakubera umugabo wa nyawe. Umugabo ushaka kuba mwiza arabikora, ntago abihatirirwa cyangwa se ntago babimushyiramo imbaraga. Reba umuntu ushaka gutera imbere mu kazi, ashaka amasomo, ashaka amakuru, ashaka inama
kubera iki? Kubera ko abishaka. Ni nako bigenda mu rukundo. Umugabo ushaka kuba mwiza mu mubano ashaka kumenya icyo wakunda, ashaka kukumva, ashaka gukosora amakosa ye. Ntabikora kubera igitutu, ahubwo abikora kuko agukunda kandi yumva ari n'inshingano ye. Impamvu ya gatandatu, ntukitiranye patience no kwihangana birenze urugero. Hari ukwihangana biringaniye, twese twihanganira utuntu tworoheje, ariko hari no kwihangana byo kwihatiriza ukenda guturika. Hari abantu bavuga bati mwihangane abantu barahinduka, nibyo, ariko hari igihe kwihangana bihinduka kwibeshya. Niba umaze imyaka myinshi uvuga ikibazo kimwe kandi nta gihinduka, ikibazo ntabwo ari igihe gito, ntabwo ari igihe umaze, ikibazo kiba ari ubushake bw'uwo muntu. Iyo ubushake budahari, igihe ntacyo gihindura, cyo mubwije ukuri. Reka turebe impamvu ya karindwi, wige kureba ibimenyetso hakiri kare. Hari abantu benshi bababazwa nuko birengagiza ibimenyetso. Iyo umuntu atakubaha mukiri mu ntangiriro, akenshi ntazanatangira kubikora nyuma. Iyo adashaka kukumva uyu munsi, biragoye ko azahinduka ejo akakumva. Iyo umuntu akwereka uwo ari we hakiri kare, mwerekere icyizere. Ntukirinde uko ushaka kwizera inzozi. Icyo ni ikosa abantu b'abadamu cyangwa se igitsina gore akenshi dukora. Reka turebe iyi content yacu ya 9 cyangwa se ku mwanya wa 9, wa 8 sorry. Agaciro kawe ntikagomba guterwa n'uko umuntu agufata. Hari igihe umuntu yakwanga, ariko hari igihe we ubwe aba adashaka kukwitaho, hari igihe aba adashaka kuguha urukundo wifuza, ariko ibyo ntibigabanya agaciro kawe. Ntugomba guhinduka umwarimu uhorana amasomo yo kwigisha umuntu ngo akubone nk'uw'agaciro. Agaciro kawe uragafite mbere y'uko uragafite mbere y'uko mubana, kandi uzakagumana nubwo yagenda, kuko hubaka abashatse kubaka. Iyo batashatse kubaka, that's why habaho divorce, kugira ngo abantu batandukane, bareke guteza ibibazo abana babyaye, bareke nabo ubwabo kwiteza ibibazo, harimo za trauma n'ibindi byose na stress. Reka turebe umwanya wa 9 rero w'impamvu utagomba guhatira umugabo kuba umugabo nk'uko ubishaka. Hitamo umuntu ufite indangagaciro aho guhitamo uwo ushaka guhindura. Mu rukundo abantu benshi bibanda ku isura, amafaranga cyangwa amagambo meza, ariko ikintu cy'ingenzi ni indangagaciro. Ese yubaha abantu? Ese avugisha ukuri? Ese afite inshingano? Iyo ibyo bihari, ibintu byinshi biroroshye, ariko iyo bidahari ushobora kumara imyaka yose ugerageza kumuhindura bikanga. Nasoza nkubwira ngo iki rero, niba ugomba guhora wigisha umuntu uko yubaka, uko yakubwira ukuri, uko yakwitaho n'uko yagukunda, ushobora kuba uri gukora akazi katari akawe. Urukundo rwiza ntirukenera umwarimu uhoraho, rukenera abantu babiri bafite ubushake bwo gukundana no kubahana. Wibuke iri somo, ntuzigishe umugabo uko yakubera umugabo. Reba niba asanzwe afite ubushake bwo kuba uwo mugabo. Niba wakunze iyi video, kanda like, subscribe kandi uyisangize abandi, kugira ngo natwe dukomeze kuganira ku buzima bw'urukundo n'iterambere. Murakoze, hari imbabazi nk'ibisanzwe.